nabonye abantu basigaye bavuga ngo ni intumwa satani bakabigira icyaha, nta cyaha kibirimo, is their right, nikabyizera. Iyo umuntu rero yizera ko uri intumwa satani agomba kuvuga kuri intumwa satani, nkuko n'uwizera kuri umukozi w'Imana avuga kuri umukozi w'Imana. The same thing. Iyo umuntu avuze ngo muheto uri mwiza, arizera ko muheto ari mwiza, hari ndi bavuga ngo muheto ni mubi. Anabishatse akavuga ngo abapasiteri b'Ikigali mwese ninjye ncaho mujye muryama hasi. Julienne Kabanda nabagira inama ko twajya tubikora. None se arena ninde wayigiyemo? Uretse ba Grace Rubega baturuka Uganda, harije ninde wundi wagiye muri arena? Ni nababara abakozi b'Imana. Oya kandi mujye mugenda gakeya. Uyu makuru namwe murantengwa ni mwana akora research kuri uwo muntu uwo witwa Bakame, arasenga, yuzuye umwuka wera, yuzuye abazimu, yuzuye abadayimoni. Ese nibyande baba ngo meme ni montre casse d'ivre de fois par jour. Ntago mwigeze mushaka kubyinjira mu mvugo ye yavugaga kabo babiri abashinja ikintu kimwe. Ikintu cya mbere yavuze ko atubura. Witwaje ijambo ry'Imana. Witwaje ijambo ry'Imana. Reka dusesengura iyo mvugo. Yego. Ubwo yemeza ko inyigisho zabo zigamije ubutubuzi. Akantu kanyumva mu basi. Yego. Bivuze ngo inyigisho zabo nizo yarafiteho question mark. Kuko mwebwe mwafashe imvugo ye munanayihindura. Yavuze ko inyigisho zabo yego azikemanga. Niko yavuze rwose. Mwebwe avuze ko abantu ari intumwa za satani muhita mushaka kubirinkinga n'imbaraga bakorana nazo. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. We yakemanze inyigisho. N'abantu bemereye kujya muri izi comment bakandika ngo Apostle Mutabazi uri intumwa ya satani. Undi agahita aza akavuga ati uyu mugabo n'umukozi w'Imana. Bombi bemereye kubyandika. Babyita freedom of opinion. It's my opinion about you. Uri intumwa ya satani. Nabahanga cyane ribu nabahanga. Banze kurenga imirongo batagombye kurenga. Kuba ari ko binjiye mu cyo bita freedom of worship. Nese kankubaze. Umuntu wavuze ngo muhe turi mwiza. Hari icyo yakoze. Ribu yamugendaho. Ntacyo. None se iyo avuga the opposite akavuga ngo muhe turi mubi. You are ugly. Nese kwanza nimba yaravuze ko muhe tari mwiza, ubwo yaravuze ko abandi bahagaranye na muhe atavuze ko ari beza, yaravuze ko ari babi. Indirectement. Hari icyo twita mentir par omission. Uranyemera yuko nemere kuvuga ko umuntu ari mwiza cyane, ariko urananyemera ko nemere kuvuga ko umuntu ari mubi. Kuko mvuze ko ari mwiza ko mbona ari mwiza, kandi iyo mvuze ko ari mubi nuko mbona ari mubi. Yego. Ubwo birashoboka. Uranyemera ko abantu bemere kuvuga ko Mutabazi abona ari umuhanga cyane. Uremera ko bashobora no kwandikamo ko abona ari ikigoryi cyane. Ubwo barabyemerewe wenda. It's the opinion. Hari umuntu opinion ntabwo wayikontrola. Ntabwo wo nkontrola ngubwire ngo uvuga ko ndi mwiza. Ariko ikibazo nuko nashaka gukoresha uburenganzira bwanjye bwo kuba kare intumwa y'Imana ngo mubuze gukoresha uburenganzira bwo kuba kare ya satani. Ariko ribu ntabwo yakemeza ko umuntu ari umukozi w'Imana, ntiyanakemeza ko umuntu ari umukozi wa satani. Ibyo byemezwa n'umutumishi kandi nawe akabyemereza muri autorité y'ibyo yizera. Kandi ibyo twizera si bimwe. Abadiveni bajya bavuga ko mu ngofero ya papa harimo 336. N'ubwa mbere zo nyigisho wabuzumvisha. Ubwo sabo niba bavuze ko papa ari intumwa ya satani. Bamwe niba bavuze se ko papa ari we ya nyamaswa y'imitwe 10. Hago baranabisesengura bakabikwereka. Bakabisoma muri Bibiliya bakanakwereka utuntu tw'utumenyetso n'imyaka ngo kuri uyu mwaka ngo byagenze gutya ngo cyagiye bamurasa ibintu nk'ibyo ngibyo. Ribu wigeze ubona bakurikirana se. Kandi ubwo bavuze ko papa ari intumwa ya satani n'abapadiri bose abayabajyanye n'abakardinali bose yabajyanye. Muri uyu muntu bavuze ngo mu ngofero ya papa arimo 336. Abavuze ko Kardinali Kabanda ari intumwa ya satani, abayavuze ko musenyeri abuzi bose ari intumwa za satani. Buriya nikabavuze. By principle umwe ashobora kubona ndi intumwa y'Imana undi akabona ndi ya satani. By principle arabyemerewe. By principle umwe ashobora kubona muhe tari mwiza undi akabona muhe tari mubi. By principle abantu babyemerewe. Mbonye inkuru hano. Imeze gute? Grace Room yabatije abakristo 500. Bakabaye babatiza ibihumbi nk'icumi cyane. Ubu ngubu yabatije 500. Grace Room iri gukora ibintu bikomeye cyane. Umuhango wabereye i Nyarutarama muri tennis club. Kandi bazanazamuka Grace Room ari igihe kizagera ibatiza nk'ibihumbi 3 cyarimo. Cyangwa 5 cyangwa 10. Kigeze kuba umuntu ukubita ikote gutyo umuntu abantu bakagwa. Uramwibuka? Mu rusengero yakubita ikote gutyo abantu bakagwa. Yaba ari kuvugana n'umuntu akazunguza urutoki gutya yarugira gutyo umuntu akagira gutya, yarugira gutyo umuntu akagira gutya. Yakubita umutego mu kirere gutyo umuntu ahagaze muri metero 3 agahita yitimbura hasi. Yego. Mu Rwanda twaramugize ariko manza arabonye aya mavuta hari no mu Rwanda bidakorana. Bajya gucisha bagacisha asoma nimero. Rero nyuma yaho baje kubona yuko no gusengera abantu bakagwa hasi biri gukemangwa, no gusoma nimero z'abantu mu Rwanda bitari kugendana. Biroroha abantu bahita kwita uwa satani, intumwa ya satani.
uzi ikintu bakurikije hose bagiye gucisha imyuka ituma bagira igikundiro extraordinary. nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. telefone ni 0788 iyi nimero iri no kuri WhatsApp. reka njye nkwibariza iki kibazo. ejo bundi twagize gutya tubona nyuma y'uko Pst Julienne Kabanda yongeye gukora igitaramo cyambaye imyeru cyangwa se igiterane. vuga ngo nyuma y'uko Pst Julienne Kabanda wemera uko ubone gukomerezaho ibindi babyita adjective qualificatif. nyuma y'uko Pst Julienne Kabanda wemera arimo guca impaka muri Kigali, nta nubwo ushinzwe kumwemera gusa ugomba no kumutinya. ubundi nimba warahamagara umurimo w'Imana ukabona umuntu wakoze ibintu bikubye nk'inshuro ijana ibyo wewe washe gukora, anabishatse akavuga ngo abapasiteri b'i Kigali mwese ninjye ncaho mujye muryama hasi, Julienne Kabanda nabagira inama yo twajya tubikora. none se arena ninde wayigiyemo uretse ba Grace Rubega baturuka Uganda? harya ninde wundi wagiye muri arena? ni nababara abakozi b'Imana. oya kandi mujye mugenda gakeya. ariko ngo yavuze ko ubutaha ari ahantu hagomba kuba hagutse. benshi ngo batekereje Stade Amahoro. uyu birumvikana Stade Amahoro azayijwigiriza yuzuze. nose hari abajyayo birigistarinze, iyo utinze usanga imyanya yarashizemo. utagira ngo wagenda uvuga ngo urumva ngo nari guca hano ngo numva binjemo ngo nanjye reka ninjire, ntabwo ariko babikoze. yego ngaho bimbazeho ngo umusore umwe yagize gutya rwose anyarukira kuri Twitter ati iyi ni intumwa ya satani. ngo namwe murantengwa ni mwana akora research kuri uwo muntu uwo witwa Bakame, arasenga yuzuye umwuka wera, yuzuye abazimu, yuzuye abadayimoni. ese nibyande baba ngo mimi ni montre casse d'ivre de fois par jour, ntago mwigeze mushaka kubyinjira mwe mwashatse kwifata muri sense iri muri sense yo gutwika gusa, ariko ni mwashatse kudiginga deep. waba warabikoze ubushakashatsi ngo umenye niba asenga? oya, none se asenga akagirirwa kuri Twitter asengera kuri Twitter se? ariko ibyo tutabitindamo cyane, gusa byarabivuze. harya yavuze nde nande? yavuzemo mwafashe izina ritwika gusa riri gutwika muri iyi minsi. we yavuzemo na Apostle Gitwaza, kuko yavuze ngo Julienne Kabanda avuga na Gitwaza. yavuze ngo uyu ni mushiki wa Apostle Gitwaza. iyo umuntu avuze ko umuntu ari mushiki wawe ngo muri kuri memuranka mu kwitwaza ijambo ry'Imana bagatuburira abanyarwanda. mu mvugo ye yavugaga ko abo babiri abashinja ikintu kimwe. ikintu cya mbere yavuze ko atubura witwaje ijambo ry'Imana. witwaje ijambo ry'Imana. reka dusesengure iyo mvugo. ubwo yemeza ko inyigisho zabo zigamije ubutubuzi. akantu kanyumva mu basi. yego bivuze nk'inyigisho zabo nizo yari afiteho question mark. kuko mwebwe mwafashe imvugo ye munanayihindura. yavuze ko inyigisho zabo yego azikemanga. niko yavuze rwose. mwebwe avuze ko abantu ari intumwa za satani muhita mushaka kubirinkinga n'imbaraga bakorana nazo. ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. we yakemanze inyigisho. duhita twibaza ikibazo, wowe ukemanga inyigisho wigeze Imana ikugira umwigisha? niyo mpamvu uriya nakubwiye we ntagukunda kubinkora. hari abantu kuri za YouTube zabo nacitseho kubera impamvu yihe, akabaza nga Poso navuga wenda nk'urugero ngo mwitangiro haranditswe ngo, nkumva arambwiye munesa Poso ngo kare n'ijambo ritubwira gutya. njyewe ndi kwigisha ibyanditswe, wowe uza kuzana ibindi byanditswe ugamije nko kuvuguruza ibyanditswe navuze nicyo bisobanura. nko kuvuga iki? wowe uri umunyamakuru mbaza, yandi kuri Radio Shingiro umunyamakuru wawe twari duteruranye. ndangije arambwira ngo Bibiliya avuga ngo mwahereye ubuntu mutangire ubundi, nandi kuvuga ku mbaraga z'ituro. ndamwandira rero hano nicaye muri studio ndi Apostle nanahamagariwe kumwigisha,
wowe uri umunyamakuru ushobora kuba utanasenga cyangwa usenga ariko ibyo waba usengamo byose we ntabwo uri umwigisha nta nubwo uri intumwa namwe rero nkiri muri iyi studio harimo intumwa imwe se ebyiri wowe ujya umbaza ngo ko Yesu yavuze ngo mwabona muherwe ubundi bisobanura iki wimbwira ngo yarabivuze ngo unambwira icyo bisobanura kandi ndi ahangaha kameme ntabwo wabicaranye na Yolande Makoro ngo uze kuvuga icyo guverinoma itekereza kandi ari we muvugizi wayo umuvugizi wa guverinoma arahari wowe uri umuturage wa Gishambashayo none ugiye kuvuga ngo ibyo leta itekereza ni nkuko nakabwa perezida yantumye gutya noneho akaba ari undi muntu w'umusesenguzi uri kuvuga ngo buriya ngo leta ikitekereza ku bamotari ngo ni iki ngiki no icyo leta itekereza ku bamotari kizwi na Namuhoranye kandi yajya akibabwira kuri stade kuko hari ibintu bidakoreka none rero twibaza iki ngiki ninde muntu ufite ubushobozi na autorite yo gusesengura yo kwinjira mu nyigisho z'abakozi b'Imana akemeza yuko ziyobya twagiye mu itorero ryo hambere ni Paulo twaje mu Rwanda ni Mutabazi nk'uwo muntu Bakame mu bantu bahamagariwe ku rutonde rw'Imana yahamagariye kuba bigisha mu Rwanda no ntabwo ushobora kujudginga aba prophet utari prophet ntabwo ushobora kujudginga abigisha utari umwigisha kwa hano yari kujudginga inyigisho zabo the teachings kandi we ntabwo yigeze aho umwigisha ni segonda rimwe niyo mpamvu mvuga ngo ibyo yavuze si byo kwizerwa gusa uburenganzira bwo kubivuga bwo nge nemeza ko abufite uburenganzira bwo kubivuga arabufite n'abantu bemereye kujya muri izi comment bakandika ngo Apostle Mutabazi uri intumwa ya Satani undi agahita aza akavuga ati uyu mugabo ni umukozi w'Imana bombi bemereye kubyandika babyita freedom of opinion it's my opinion about you uri intumwa ya Satani noneho abari bari kutaginga ribu nayo ikavuga ko ngo ni gusesengura nose babonye ribu bivuga ku nkuru bakoze mu gihe bavuze ngo iki ngo turacyabyiga reba rero bakwenga ikintu baracyakiga reba iyo bakwenga baracyagisesengura kandi bagisomye nk'inshuro 10 ariko akaba ko bakigisesengura nabahanga cyane ribu nabahanga banze kurenga imirongo batagombye kurenga kuba ari binjiye mu cyo bita freedom of worship nese kankubaze umuntu wavuze ngo muhe turi mwiza hari icyo yakoze ribu yamugendaho none se iyo avuga the opposite akavuga ngo muhe turi mubi you are ugly nese kwanza nimba yaravuze ko muhe tari mwiza ubwo yaravuze ko abandi bahagaranye na muhe atavuze ko ari beza yaravuze ko ari babi indirectement hari icyo twita mentir par omission ntacyo uranyemera yuko nemere kuvuga ko umuntu ari mwiza cyane ariko urananyemera ko nemeye kuvuga ko umuntu ari mubi kuko mvuze ko ari mwiza ko mbona ari mwiza kandi iyo mvuze ko ari mubi nuko mbona ari mubi yego ubwo birashoboka uranyemera ko abantu bemere kuvuga ko Mutabazi abona ari umuhanga cyane uremera ko bashobora no kwandikamo ko abona ari ikigoryi cyane ubwo barabyemerewe wenda it's the opinion hari umuntu opinion ntabwo wayikontrola ntabwo wowe nkontrola ngo umbwire ngo uvuga ko ndi mwiza kandi kuko baravuga ngo apropos de goût et de couleur on n'en discute jamais iyo umuntu abona uri mwiza niwe ubibona gutyo kuko hari n'abandi babona uri mubi uwo muntu uvuga ngo kanaka ni intumwa Satani noneho hari amamiliyoni yandi abona Julienne Kabanda ari intumwa y'Imana ari umukozi w'Imana nanjye ndimo ariko ikibazo ni uko nashaka gukoresha uburenganzira bwanjye bwo kuba kari intumwa y'Imana ngo mubuze gukoresha uburenganzira bwo kuba kari ya Satani wari nkuko bamwe bavuga ati urusenda ruraryoha abandi bakavuga ati rurabiha rurakaza it's about opinion noneho tujye muri sense noneho icyo bita freedom of worship freedom of beliefs iyi ni human right ya karindwi muri 30 ziri New York ya karindwi avuga ngo freedom of opinion freedom of press and freedom of religion zose zihuriye muri ntuzimwe ya karindwi right ya karindwi kankubaze iyo twarangije kuvuga ijambo Imana na Satani tuba twinjiye mu myizerero urabihakana ribu yakemeza ko umuntu ari umukozi wa minisante kuko yajya muri dokima ikabona nimba yiyitirira inzego cyangwa se yiritirira akazi runaka atagakora yakemeza ko umuntu ari umukozi wa RDF kuko wenda yaje bavuga ngo ndi wa RDF mukajya kubimuregera bagasaba kata ariko uyu muntu aranayikorera ariko ribu ntago yakemeza ko umuntu ari umukozi w'Imana ntiyanakemeza ko umuntu ari umukozi wa Satani
ibyo byemezwa n'umutumishi kandi nawe akabyemereza muri otorite y'ibyo yizera. yego Kandi ibyo twizera si bimwe. Abadiveni bajya bavuga ko mu ngofero ya papa harimo 336. Ni ubwa mbere izo nyigisho waba uzumvishe. oya Ubwo sabo niba bavuze ko papa ari intumwa ya satani. cyane Bamwe niba bavuze se ko papa ari we ya nyamaswa y'imitwe 10. ahubwo baranabisesengura bakabikwereka Bakabisoma muri Bibiliya bakanakwereka utuntu tw'utumenyetso n'imyaka ngo kuri uyu mwaka ngo byagenze gutya ngo cyagiye bamurasa ibintu nk'ibyo ngibyo. Ribu wigeze ubona bakurikirana se? Kandi ubwo bavuze ko papa ari intumwa ya satani n'abapadiri bose bayabajyanye n'abakardinali bose yabajyanye. Muri uyu muntu bavuze ngo mu ngofero ya papa arimo 636. Aba yavuze ko Kardinali Kabanda ari intumwa ya satani, aba yavuze ko musenyeri abuzi bose ari intumwa za satani. Buriya nikabavuze. Urabona bakurikirana se? No, it's their right. Kuko abivuze gutyo kubw'ibyo yizera. N'abamwumvisha avuga gutyo barabizi ko nta gipapuro gisinye cyangwa research yindi yakoze. Urabona iyo ujya kwemeza ibintu mu buryo bw'isi ubishingira kuri fact. Wemeza ko umuntu ari umukozi wa RDF kuko wagiye muri RDF igacertifia ko ari umukozi wayo, cyangwa ukamusanga kuri payroll yayo. Ariko iyo umuntu agiye kuvuga ko umuntu ari umukozi wa satani ntabwo akwereka payroll ya satani muhemberaho. We ashingira ku byo yizera, nk'uwo yashingiye ngo ku myigisho bigisha. Nakweretse ko yashingiye ku nyigisho bigisha atari n'umwigisha. Paulo yari apostle teacher. Hari n'abantu baba bari ba apostle prophets. Urumva? yego Kinaho ngamba batumire kuzabana nanjye muri tariki 15 kujya kuri 16 na ziri no 14 kujya 17 reka ndebe kwa Apostle Edwin. Nzaba ndi hariya, abantu bari muri Kampala muzaze, abandi muzatege muduhurireyo. Itorero ryitwa Redeemer Worship Center rikorera ahantu bita Burange B Mengo opposite Kafika Animal Feeds. Aho ngaho guhera ku itariki 14 kujya kuri 16, ubwo ni iminsi 3. Nzaba mfite conference aho tuba dufite teme ivuga ngo dig another well. Tuzavuga ibintu bikomeye cyane ku cyumweru, ngo nzanabwiza amateraniro yo ku cyumweru ku itariki 17 ibintu bigende neza, Imana ikomeze kutwishimira. Ndabatumiye rero ntimuzabure. Umwigisha niwe umenya inyigisho zitari zo n'izirizo. Uyu nguyu reka mukubwire nubwo ntamuzi. Ngiye kumukubwira mwanarije nkurikije ibyo yakoze. Uyu muntu igeze kuba umukristo. Arangije aragwa. Nibo bavuga imvugo nk'izi. Abantu bigezeho abakristo bagakristo kariko bakabakristo bakagira ububyutse, none barangiza bakagwa. Nibo bakunda kuvuga imvugo nk'izi. Abakozi b'Imana bigeze bakoreshwa ibitangaza bagahanura bakerekwa. Impano zikayoyoka zikabakamukaho. Amavuta agakamuka akabashiraho. Niwe usanga yabonye umuntu yujuje arena ahita bigira urubanza. Ubwabyo kuba yujuje arena akabigira urubanza ubwabyo. cyabaye ikibazo. Ugasanga bigize ikibazo. So uyu muntu rero ibyo yanditse uretse kwenda mwakapitalije ku ijambo nk'intumwa ya satani, ariko mubirebeye ahantu yabishingiye. Yabishingiye ku nyigisho kandi nta autorité yo kujajinga inyigisho z'abakozi b'Imana afite. Nta nubwo afite ubushobozi bwo kumenya icyo Bibiliya yigisha kandi ivuga. Nakunze kubwira ngo abadepeni mugakunde kumbwira ngo Bibiliya yanjye yarambwiye ngo weho ndi. Ujye kwipresenter already watubwiye ngo urumva ngo ndirimba muri korali ngo yitwa gutya. Uri diakoni se? Oya. Uri mwarimu rekada. Uri pastor se rekada. None ni wowe uje kutwigisha. A teacher. Yakobo yaravuze ngo ntihakabe benshi bashaka kuba bigisha. None hari n'ukuntu njya mbona abantu yari prophet cyangwa yatangiye nka prophet ajya kuvuga, ariko ageze hagati atangiye gukoreramo teaching atabizi. Kandi autorité yo kwigisha siye. Kuko umuntu wigisha agomba kuba afite ubwenge bwo kwigisha. Nk'urugero umuntu igeze azakora kwa ngo yumvishijwe rimubwira ngo bari abantu babiri ni intumwa za satani. Yavuze ko ashingiye ku byo bigisha. Bivuze ngo
nimba washingiye ku byo bigisha nawe wakabaye ufite kuri wowe onction yo kwigisha anointing yo kwigisha, bityo ukabasha kumenya ngo yakabaye yigisha ibi none yigishije ibi, ibyo yigishije si ukuri. Ariko ntago ari byo bigize gusa. Nanone impamvu nakuze kuvuga ngo ni uburenganzira bwe nuko nibyo yizera, niko imyizere y'ibimwemeza. Byaba ari ikibazo imyizere yanjye inyemeza kubona ko uri wa shitani, akagira umuza kubivuga, kandi iyo myemerere yanjye ishobora no kunyemeza kubona ko uri umukozi w'Imana, byo nkemererwa kubivuga. Icyo gihe byaba ari ikibazo. Ariko ni question de principe, nka byandi Marco Rubio yasinyishije ntuhungirehe na Kayikwamba, declaration de principe. By principle umwe ashobora kubona ndi intumwa y'Imana, undi akabona ndi ya shitani. By principle arabyemerewe. By principle umwe ashobora kubona muheta ari mwiza, undi akabona muheta ari mubi. By principle abantu baba babyemerewe. It's the freedom of opinion, it's the freedom of beliefs. Ariko nanone kamvuge ngiye ku ruhande rwa RIB, u Rwanda dufite demokarasi consensuelle. Yego, demokarasi consensuelle ikwemerera kuvuga yuko ndi mwiza, ikakwemerera kuvuga ibintu byiza kuri minisitiri ukiri mu nshingano, nimba ari ibibo muzi ukazabivuga yaravuye mu nshingano. Demokarasi consensuelle itwempoze ibintu abafite demokarasi confrontationnelle badafite. Niyo mpamvu yo umuntu ari kwiyamamariza kuba perezida w'igihugu babuza abakandida ko umwe yavuga ku wundi, umwe yasebya undi, umwe yakata kundi. Ariko mu bihugu bifite demokarasi confrontationnelle nta kintu bakora nkabyo. William Ruto yaramereye nabi Odinga mufatanyije na Uhuru Kenyatta, yabaga yabatatse yabamereye nabi. Kamara Harris yabaga yatatse nde Trump nawe yabaga yatatse uwo yitaga yamwitaga ngo kira incompetent woman. Ntabwo yashaka kumuvuga atavuzemo incompetent woman. Urumva muri demokarasi confrontationnelle wemereye kuvuga ko uwo muhanganye ariko incompetent woman. Muri demokarasi confrontationnelle wemereye kuvuga yuko Julienne Kabanda ari intumwa ya shitani. Ariko muri demokarasi consensuelle ni wemereye kuvuga ko ari intumwa ya shitani. Nta nubwo wemereye kuvuga ku muntu muri guhangana yuko ari incompetent woman. Nimba iki ngiki uko cyumva uraza kumva uburyo RIB yinjiramo, kubera amateka twaciyemo n'amacakubiri twanyuzemo tukaba turi kwiyubaka. Tugerageza gukora ku buryo urwango urwo ari rwo rwose aho rwava hose tutaruha ikaze na karibu. Dushobora kwisanga rero turi kwanga umuntu wavuga ngo kanaka n'umukozi wa shitani kuko afite abantu bamwemera, kandi aba bantu ushobora kuvuga iryo jambo bikamera nk'ibirema ibice hagati yabo nawe cyangwa n'abakwemereramo n'abakwizereramo. Rero twirinda icyarema ibice aho cyaturuka hose. Niyo mpamvu numva bafite reason yo gukora ibyo bakoze, cyangwa se nubwo batabikurikiranye ariko kumutwama byaba byarakozwe n'abayobozi ari ukuntu ribikora ikintu nubwo itakubwiye ko iragufunga kabisa nigutwamye kabisa, nikubwiye ngo nubwo icyo ngicyo gikoze tukakureka kuko tubona mu mategeko twabura uko tugucakira, ariko ejo ushobora kuzakubitirwa ikindi utakabaye ukubitirwa, ariko ukaba icyo uzize nyirizina ari cya kintu ari iki ngiki. So ni ibintu bimeze gutyo. Hari undi muntu wazanye analize mu bakoze commentaire kuri ibyo bintu, nawe numva ingingo azamuye ni ya nyayo. Ariko muzikare n'abayishyura miliyoni 27 ugatanga manza unatanga miliyoni 30 ya ingwate. Ano bushara amafaranga ari menshi. Ugoza miliyoni 50 ngo 30 manza bari ingwate. Kugira ngo wagize ibyangirika. Sinabikukeneza ababizi muze kubimenya, ariko 27 urazishyura. Ayi ingwate tuwe tuyaretse, ariko urazishyura 27. None ntuzi ko bushize ari yifashe iminsi ne ubushize yari 2 oya ubwabanjije ubushize
bayifashe iminsi 4 bwa mbere bayifata igihe bakoragamo igiterane nanone ntago nibuka bayifashe iminsi 4 ndabyibuka ejo bundi bayifashe 2 si 6 kuba miliyoni 20 si 120 kuba 7 42 137 Bango Julienne Kabanda yinjije mu isanduku ya leta miliyoni 137 cyangwa uri wanditse biriya arazi ko Bekare nari ya nyina we yaba yateraniraga muri sare ya nyoko ukatangira kwataka ubwo nyine byameze ko akataka mutabazi rero ujye wataka mutabazi usengera muri sare ya nyoko ariko uriya we ateranira muri sare yubatswe na leta akishyura miliyoni 137 hejuru yuko rero nta n'impamvu zifatika ufite ngo inyigisho ceceka ikibazo cyawe wenda genda ukurikira abigisha izo ukunda n'izo wemera ariko rwose uriya muhungu yararengereye bya ni ibintu wavuga tukakwiyorera kuko umuntu n'ubundi yakoze ibintu bimeze nka rituals donc ibintu bimeze nko kuramya nyine shitani ibintu biri aho ngaho wenda byari nabonye abantu bavuga ngo imyambaro y'umweru kubera ko batasoma ngo bamenye imyambaro y'umweru isobanura iki white garment rwose nta nihuriye n'ubushitani usiwe n'ubunyafrika ni African Christian movements zo muri Amerika nizo zatangije kiriya kintu cyo kwambara white garments ariko nanone bigatangaza ibirori byo kwa PDD babagambaye white wagezeyo kibaza se African Christian movement bambara white garment na event za PDD bakambara white no kwa PDD ntabwo ari kujya utambaye white ibintu bya white se ko bibaye white harya nibuka zari aza mu Rwanda bambaye imyeru ariko bira uretse na imyeru yambara na benshi ngende kugereza kukubwira nyine uburyo bi confusing abantu zari yaje bambaye imyeru abo muri Kigali Boss Babes bambara imikara ariko buriya nabo bashaka imyeru nuko basanze biri bube ku munsi umwe kandi bameze nkaho bari competition bashaka kwipima kuri Boss Lady original gate twebwe ba Boss Lady pirate twipime kuri Boss Lady original buriya uzi jambo black pop searching jambo bita black pop cyase narari gusearchinge nawe uze kurya searchinga witonze ariko nari gusomeye ntago mbihimbye wabuzi umuntu bita black pop ni umuyobozi w'abaje suite wabuzi impamvu bamwita black pop nuko bakunda kwambara imyenda y'imikara bakunda kwambara garments z'imikara mu gihe abandi bantu b'abapapa bakunda kwambara cyangwa se n'abakardinali bakunda kwambara imyera hanini abajesuite bakunda kwambara black ariko byose ni ibintu by'ubukoroni bitwemeza ko imyera ari y'Imana ngo black ikaba ari ya shitani oya reka mvuge gutya utekereza yuko Prophet Vode nkubaze ndakumva utekereza yuko aba Freemason bahuye bakoze gathering bakambara iyi myambaro between black and white utekereza ko bakambara iyi myambaro black urabeshya kubera utekereza ko bakambara white kubera iki kubera iki ntago nababonye bateranye nta nubwo nabitaho nabisomye ariko nkurikije ukuntu nzi iyi si operating bakambara white yes Freemason Illuminati bahuye bakambara white ngiye guhita nandika muri chat GPT between black and white buri kuganiriza abadukunda babwira uburyo marketer tent designer ya mbere black and white abantu barabizi hano ni iwabo w'ibirori which garment which color Freemasons turimo tunagana ku musozo Freemasons ntakiraguha would wear in their gathering ariko tukira muri aho ngaho uriya muhungu impamvu ko atari ari mukuri
urwandiko rwa Yohana ruravuga ngo abahamya ni batatu ngo kandi barahuje ngo ni amazi n'amaraso n'umuriro. Mukemeze ko umuntu ari intumwa ya satani mutabaje kubona abahamya batatu kandi bahuje amazi, amaraso n'umuriro. Ibyo se nabyo murasaba yuko mbigira. ChatGPT. In Masonic gathering, Freemasons traditionally wear black suits with white shirts, often accompanied by white gloves and Masonic regalia such as the apron, such as bambara makora y'imyeru. The black and white color scheme is symbolic and intentional. Black represents dignity, formality and solemnity appropriate to their serious ceremonies. White symbolizes purity, right and truth. Core values in Masonic teachings. Mbonye inkuru hano. Imeze gute? Grace Room yabatije abakristo 500. Bakabaye babatiza ibihumbi nk'icumi cyane. Ubu ngubu yabatije 500. Grace Room iri gukora ibintu bikomeye cyane. Umuhango wabereye i Nyarutarama muri tennis club. Abakristo 500. 500 ntabwo ari bakeya. Kandi bazanazamuka Grace Room hari igihe kizagera ikabatiza nk'ibihumbi 3 cyarimo. Cyangwa 5 cyangwa 10. Bakristo 500 nyuma y'igiterane rwose. So ntekereza ko icyakanza abantu ni uburyo bari bari icyiciro cya mbere ahubwo ngo hagomba kubatizwa ngo ibihumbi 6. Grace Room yaricinze abantu benshi cyane. Buriya ntekereza ko icyakanza abantu ari kuba baragiye muri arena saa 11 za mu gitondo. Si yo saa bagomba kwinjiramo. Yego ubwo ntuzagomba kubifunguye. Manza aricyo cyakanza abantu. Bagatangira kubitekerezamo ko bifite imihamuro bihatse, ariko ntago icyo gihagije. Ntago abahamya batatu baba bakuzuye ngo ugira icyo wemeza. Ntago aho ngaho tuba twakabonye amazi n'amaraso n'umuriro ngo bibe byagira icyo byemeza mu buryo bufatika. Iyo mvuze amazi mba mvuze teachings. Iyo mvuze amaraso mba mvuze ibyaha. Iyo mvuze umuriro mba mvuze iyo mvuze amaraso mba mvuze imihango runaka abantu bashobora gukora. Iyo mvuze umuriro mba mvuze ibyaha. Nko kuvuga iki? Kugira ngo wemeze yuko umukozi w'Imana ari akoreshwa n'imbaraga zitari iz'Imana, nubwo ngo yari yavuze aganisha kuri teachings zitari iz'Imana, ariko tugasanga nawe ubwo adafite ubushobozi bwo kumenya teachings z'Imana n'izitari iz'Imana izo arizo. Turabanza tukamurebera mu kintu cyitwa tumurebera mu kintu cyitwa umuriro. Umuriro tureba nimba abantu bahaje badakora ibyaha basigaye babikora cyane. Nimba uwahaje abikora biringaniye asigaye yarabaye nk'agasazi. Ibyo ngibyo rero ntabwo wabimenya udasengerayo. Oya, ibyo wabimenya usengerayo ukamenya ngo ese ahantu hatuma musayisha mu byaha cyangwa ahubwo byatumye mubisohokamo. Aha kabiri ni amaraso. Umwamya wa kabiri ni amaraso. Ku maraso rero mbijyana mu mihango. Ese hari imigenzo cyangwa imihango baba bakora ubona iri satanic. Icyo gihe ugasanga biragoye. Nese nuza abakozi b'Imana muri Afrika nubwo tutabyemeza bagiye bavugwaho inkuru z'uko ngo hari imihango bakorera ku bana b'abakobwa n'utundi tuntu nk'utwo turaho two tugirigiriye. Yego. Ukumva ngo ahangaha ngo iyo umuntu aje muri itorero ngo ari tukiri aho ngaho mperutse kubona inkuru yasohotse haciyemo nk'iminsi 2. Ndumva ari 2 iciyemo. Byari kuwa kabiri nabonye iyo nkuru. Bavuga yuko Bishop TDJX, my spiritual father, ya stepping down. TDJX kubera uburwayi n'ibindi nk'ibyo ya stepping down. Mani magambo ntaga akiriwe mushumba wa $100.
so ariko ubwo nyine nakwerekaga yuko tudashobora kujya muri icyo kigare kivuga kuriya ngo dushinja abantu ibintu noneho umwe yabishinja agende aganisha mu nyigisho abandi bakozi b'Imana mubifatiye hejuru mubisamiye hejuru kandi wabimushinjije si n'umukozi w'Imana yashinja agashingiye ku nyigisho wabimushinjije ntazi na Bibiliya yari umukristo kera yaranaguye none ukareba uburyo abakozi b'Imana basa n'abashatse guteka ingova bahita batenguriramo yaba ari byo by'amanyakuri uretse ko nanibutse ko bajyaga badondozaho bamushyira mu majwi n'ibindi nk'ibyo so bagiye bamudondozaho ibyo byo ndabizi ko babikoze ariko impamvu bashingiraho ntabwo njya nyibona keretse nimba bashingira ku kintu kivuga yuko speculation reka mbyita speculation zivuga yuko hari abantu bacishije imbaraga ariko babona yuko uribuka kiremera bigeze kugira abantu bigeze kuba umuntu ukubita ikote gutyo umuntu abantu bakagwa uramwibuka mu rusengero yakubita ikote gutyo abantu bakagwa yaba ari kuvugana n'umuntu akazunguza urutoki gutya yarugira gutyo umuntu akagira gutya yarugira gutyo umuntu akagira gutya yakubita umutego mu kirere gutyo umuntu ahagaze muri metero 3 agahita yitimbura hasi mu Rwanda twaramugize ariko manzara abonye aya mavuta hari no mu Rwanda bidakorana bajya gucisha bagacisha asoma nimero uribuka ko ubushize nakubwiye ngo nimba asoma nimero nasoma iz'urusengero rwose bayasigiye bakakandi yo gukubita jido mu kirere bayasigira ibindi birere tutavuze rero nyuma yaho baje kubona yuko no gusengera abantu bakagwa hasi biri gukemangwa no gusoma nimero z'abantu mu Rwanda bitari kugendana biroroha abantu bahita kwita uwa shitani intumwa ya shitani uzi ikintu bakurikije hose bagiye gucisha imyuka ituma bagira igikundiro extraordinary nawe urabizambije nono kirenze igikenewe cyangwa kirenze ikibihari dusoje ubizambye kabisa icyo gihe abantu bari barimo babivuga nk'ababiriye runono bari gushyira amajwi 3 mu majwi cyangwa se amazina 3 mu majwi abantu ngo bagenda bagacisha imiti cyangwa se bagacisha imbaraga zituma yego apostole reka bakunda niyo bakoze ibibi bakabakunda niyo bakoze amanyanga bakabakunda kandi n'urufaranga bakarubaha ku bwinshi ariko so ngo rero gasanga hari abantu ngo bari barabicishije ibyo bintu ariko nabyo nk'uko babonye ibitura abantu hasi bidakorana n'u Rwanda n'ibyo by'ibikundiro babiveho basenga Imana izabagirira neza kandi Imana iriho irakora kandi itanga umugisha ariko hari kimwe abantu batagomba guhakanya arakora ivuga butumwa rikagera ku bantu benshi undi muntu wese atarigezayo arajya muri arena nkabyita ngo ni nkaho ubukristo bugaragara nkaho buhagarariwe cyangwa se buri represented ikindi yatumye abantu benshi bo muri diaspora izarayivuze 8,000 10,000 burya nubwo abantu bazanyemo amatiku ngo bajye bagura ngo nimba ari views zarayiva ariko se ari abantu bagira amatiku meje wasanga ibyo bintu technically bitanabaho ni kuvuga ngo abantu bo hanze benshi nzi nabo mu gihugu murakubitana ati ngiye kuri live yo muri Grace Room undi ngiye kuri live mwari kurana n'umuntu kuri WhatsApp call amasaha yo kujya kuri Grace Room yatangiye nundi gutyo yego so urumva rero yuko na abantu benshi fashije kugera ku Mana cyangwa se apostole reka tugushimire kugira ubuzima bw'ubumana mu gihe bari baraguye cyangwa barabivuyemo cyangwa barabihagaritse rero iyo ubonye umuntu abantu bagiremo icyizere kandi ababwira Imana wowe utayibabwira ngo bakumve ndabyibuka ariko rero niwe wigeze kuvuga iryo jambo aravuga ngo iyo mbonye itorero rifite ukuntu ryitwara bitandukanye nuko ngewe iwacu muri Sadobaka twitwara ati ndabishima kubera yuko it's a god of diversity abo ntashobora kuricinga uri yarabaricinga wowe uri ku criticizinga Pst Julienne Kabanda wenda tuwe kuricinga abanyarwanda 100 ubabariye ku ntoki rwose ariko hari abandi wowe badashobora no kuza kukureba kwita umutumishi
kandi Julienne ari icinga, agiye kubatiza abantu 500 kandi wowe yubatije ubatiza 12. Iyo ubatije ubatiza 3, warangiza ugasereburuti nakoze ibintu by'agatangaza. Mu by'ukuri rero twagombye kureba muri iyo mboni tukabona yuko uriya muntu wavuze ko Julienne Kabanda ari intumwa ya satani, ahubwo kiriya yakoze yaratumikiye satani. Kuba wera gikoza ahubwo yarahaye umubyizi satani nimba atamukorera full time, kubera yuko aho itorero rigeze mu Rwanda, iyo tubonye ibyo Julienne Kabanda akora turavuga ngo byibuza itorero rihawe agaciro, kandi umurimo w'Imana uri gukoreka, kandi nubwo ahandi ububyutse wenda hari ubuhenebere, ariko byibuza kariya na gashashi cyangwa se ni umuriro wa revival. So rero ntago umuntu yareba icyo kintu ngakirwanye ngo aze kuvuga yuko ari mukuri. Uribuka Yesu ubwo bamubwiraga ngo twabonye umuntu uri kwirukana abadayimoni mu izina ryawe kandi ngadasanzwe adukurikira, yarababwiye ngo utandwanya abari mu ruhande rwanyu. Rero Julienne Kabanda ari mu ruhande rwa Kristo, ari mu ruhande rw'Imana. Ibyo akora byagura umurimo w'Imana cyangwa se byagura itorero. Ntago hakabonetse umuntu umurwanya kandi akamurwanya mu izina ry'ubukristo cyangwa se mu izina ry'umurimo w'Imana cyangwa se mu izina ry'ubumana, ko ntago yaje avuga ngo buriya bitandukanye nuko hari abandi bajya baza kuvuga ngo abapasiteri bose n'abanyabinyoma. Uwo ngowe ari kubirwanya kuri standpoint y'umuhakanyi. None undi waraje asa nugaragaza ko wasenga, ariko asenga mu by'ukuri afite ijambo ry'ukuri, nuwanga ari kurwanya umukozi w'Imana yiyambitse umwambaro w'umukozi w'Imana, yiyambitse umwambaro w'umuntu uri gusa n'uri kurwana ishyaka ry'Imana. Rero nari niteze yuko hari bugaragare abakozi b'Imana bamucyaha bamutwama, kuko yakoze ibitari byo n'ibidakorwa kandi yashingiye ku bintu bitariho, yashingiye ku nyigisho. Nta autorité afite yo kumenya inyigisho nzima n'izitari nzima, uretse kuba izigishwa iwabo. None se ubu ngubu umuntu wese udasengera iwanyu, kwababona buri umuntu adasengera iwanyu akenshi nuko abona inyigisho zawe atazemera, donc udasengera muri denomination yawe. None se ubu buri wese azajya azinduka, sinsengera muri Anglican, sinsengera muri Catholic, sinsengera mu badive, ubu se nzazinduke mvuga ko bose ari abakozi ba satani kuko ntasengerayo cyangwa ntemeranya n'inyigisho zabo 100%? Ntago aba ari byo. Rero tujye tureba ibintu tunabisesengura uko bigomba. Ubundi abaguze imbaraga ari abaguze iz'ibikundiro, n'abaguze izo kuhirika abantu, n'abaguze izo gusoma nimero za telefone, n'abaguze n'izindi. Hari n'undi wari waraguze, ndabyibuka mutumisha umwe yaransekeje ambwira ukuntu yaravuye kwigisha ku Mucyo Radio, ngo umukobwa yaramuhamagaye amubwira ngo nsengera. Kumbi yari yahamagaye mutumisha uvuye kwigisha ku Mucyo Radio. Akimara kwigisha ngo aramuhamagara amubwira ati numvisha wari ufite amavuta, ndashaka kunsengera, ati navunitse ivi kandi rirambabaza cyane ndivuza ntirikire. Aramubwira ati nsanga ahangaha aho radio ikorera, ati mpite ngoyesha umugisha wakira igitangaza cyawe ivi ryawe rikire. Araza ahageze ariko ndakubwira n'uburyo yabikoze. Ngo aramubwira ngo afata amazi, arangije gufata amazi aramubwira ngo zamura ivi nyine uvaneho imyenda. Ararizamura, aramubwira ati afata ya mazi yasukaho ku ivi. Arangije kuyasukaho amuhereza umuswaro ngo yahanagure. Ayahanaguye ahita haza amaraso ya nyayo. Uwo mukobwa arangije ataha ubwoba bwamutashye. Ni gute nahanagura amazi ari ku ivi agahinduka amaraso, nyamaraso, nkareba no kuri mushwari nkabona na amaraso. Ariko wa mukobwa waho uri hose nabyumbanye umutumishi wabibwiye, si ngiye wabibwiye direct, kamubwira ukuntu yabigenje. Yakoresheje technique y'umupfumu uba hariya ariya tumwita ngo iki uzamutsurenze Nyabarongo. Yakoresheje technique y'umupfumu wa kuruyenzi wa mu nzu ya etage ugenda modoka ya miliyoni nka 40 aho ngaho. Uwo mupfumu wese mubeshyira ko niwe wabyivugiye, abibwira umuntu we yabibwira abimbwira, amubwira ko akora gute. Umupfumu nawe ati abapasiteri bari kwafunga muzira 5 miliyoni. Ati
ati mubuzira miliyoni 3 ati ngewe sinkijya gukora ikintu cy'akadiru ati ntari bubonemo 5 ati munsi y'5 sinkibijyamo. None uwo muntu bari kuvuga namubaza none se nguheruka ngo kugira ubuturitse 5 ati merutse guturitsa 40 ariko buriye ati ngewe iyo byanakunze neza ati n'ijana ndazifatisha. None amwereka utuntu nka tubirakoresha aramubwira ati bino bintu umuntu aza kuvuga ngo afashe ibasirimo amazi agaragajemo ifoto y'umwanzi wawe y'umuntu ushaka kwica ati mfata amafoto nkayashyira mu gisenge cy'akarori nkoreramo nanjye kuyishyira mu gisenge ati nkakoresha principe za physique ati nkaba nzi ko ndi bugire miruwari nkazishyira kuri angle ziza gutuma ya foto iti yapayaringa mu mazi ati rero ati ni principe za physique zisanzwe ati ariko wa muntu uri kubireba ko abayishyizemo ko ufite ibibaraga ataravuga ati ibi bintu ni hatari. Aravuga ati nanone amwereka yari afite energy mu modoka avuga ati iyi se energy suyizi kare energy amubwira ati reba utubuto yari afite utubuto duto tumeze nka sinapi kabisa wamwana utubuto nka ka sinapi dutoye afata utugrene twatwo dutatu aturambika ahantu gutya asuka ya energy bita byara amaraso. N'uwo muntu rero uwo mukozi w'Imana wari kwigisha ku mucyo n'ibyo yamukoreye nuwango dufite abo bantu babatubuzi ashobora gukoresha maji z'abapfumu bakoresha ko turabizi kwagira abapfumu bafite imbaraga za nyazo abicyangogo bafata umuntu bakamuraza mu kivu yibye umuntu ibyo byo ni imbaraga za nyazo. None hari n'abandi bakoresha maji zisanzwe ukagira ngo ni imbaraga za nyazo. None umukozi b'Imana nabo bitwaye gutyo hari abafite imbaraga za nyazo baguze n'abafite maji bakora abatazi ejo maji bakagira ngo Imana irigaragaje. None bakaba bafite imbaraga z'Imana bya nyabyo. By'umwihariko rero igihe cyose udafite ibimenyetso simusiga cyangwa se udashobora kuduha ibimenyetso wirinde kuvuga ko umukozi w'Imana yaba ari intumwa shitani cyangwa akoresha imbaraga za shitani. Nge nzemera umuntu uzaba ari umukozi w'Imana akaza akatubwira ngo kanaka akoreshwa n'imbaraga za shitani akaduha n'ibimenyetso 2 cyangwa 3 yego uwo nguwo we nzamwemera kubera yuko azaba yatanze n'ibimenyetso. Ariko swatu umuntu w'Imana yakoze ibintu biraburiza ko akorana n'imyuka ya shitani cyangwa se ufite ibimenyetso bifatika. Urugero cya gicaniro umuhanuzi wari wabwenga ngo naza kivume umwami yamutunze ukuboko guhita kunyunyuka. Umunsi nzabona umuntu uzavuga ati kanaka akoreshwa n'imbaraga zikuzimu n'ikimenyimenyi urusengero rwe rugiye kwaka umuriro rushya tukabona rurahiye tuzacunga ariko kutarutwitse n'ikimenyimenyi umwana we bigiye kugira gutya ariko tuzacunga kutabigizemo uruhare. Ntago rero waza gutyo gusa from nowhere ngushinje umuntu w'Imana. Icyo gihe rwose twemeranye nk'abanyarwanda yuko ibi bintu c'est pas éthique ntago ari bizima nta nubwo twabishyikira cyangwa se ng'abantu bayobywe nabyo kubera ko abantu muri iyi minsi yikanga ko abantu bari gucisha imbaraga abyikanga muri buri mukozi w'Imana abyikanga muri buri hamwe. Ariko ibiri amahire nuko abo bo nta n'ikintu yabashinjije gishingiye mu bibaraga yabashinjije gishingiye ku nyigisho. Babonye nkunda ko kunywa amazi cyane nari ndwaye malaria nijoro ndayifatirana nyikubita kwa riteme none yagiye Imana ishimwe. Reka dushimire Apostle Mutabazi ku muntu wifuza kumuvugisha nimero ni 0788 30 95 13 ibiganiro byacu byakagaruka. Shalom shalom.